kubabwira. Amezi ane n'igice arihiritse igihe ntarengwa cy'amezi 3 leta y'u Rwanda yari yarihaye cyo kuba yakuye mu nzira ikibazo cyo gutwara abantu n'ibintu kikiri agateranzamba. Kugeza n'amagingo ya biroroshye kugana ahahurira abatega ibinyabiziga bajya muri gahunda zitandukanye, ugasanga batonze imirongo miremire. Bavuga ko birushaho kubadindiza mu iterambere. Twageze hano saa 12 kugeza n'izi saha kuba tutabona imodoka urumva ni ikibazo tugira ni iyi mirongo turava ku kazi dushaka kugira ngo turamire ingo zacu. Ubone ni mirongo imeze gutya tukagera mu ngo saa 4 saa 5 urumva ko ibintu tubangamiye. Iyi mirongo ikunze kugaragara cyane mu mujyi wa Kigali no hanze yawo mu masaha ya mu gitondo na nimugoroba, abantu batandukanye bajya cyangwa bava mu kazi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka hari mu kwezi kwa mbere, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiraga indahiro za Perezida wa Sena Bwana Francisco Xavier Karinda yari yatanze umurongo w'umuti kuri iki kibazo. Kugira ngo abantu bashobore gukora imirimo yabo mu buryo bwa buri munsi baragenda. Numvise ko hari ikibazo cya transport, abaturage ko bagenda amabisi cyangwa iki ku buryo buboroheye, barambwira ko birimo ikibazo. Ibyo nibyo numva hanze mu baturage, ababishinzwe ntawe urakingezaho. Wenda murabizi cyangwa ntimubizi, muva mujya gukurikirana kugira ngo mumenye ikibazo uko giteye, twishakira umuti gikemuka ikiba mu nzu. Mu kiganiro twagiranye na Bwana Ernest Nsabimana, Minisitiri w'ibikorwa remezo, yatubwiye ko leta yatanze gahunda mu nganda zo hanze yo gukora za bisi nini zizajya zitwara abagenzi. Bwana Nsabimana avuga ko zose hamwe zizaba zisagaho gato 300, ariko hazabanza kuboneka izisaga 100. Hari ingamba nyinshi, cyane cyane ingamba zihutirwa zirimo zafashwe ndetse zigeze kure mu byo twakwita gukemura ikibazo mu buryo bwihuse, akaba no gukemura ikibazo mu buryo bwagutse. Mu buryo bwihuse rero basi zigiye kugurwa, ndetse step ya mbere isa nkaho yarangiye. Mu by'ukuri muri rusange hose hazagurwa basi 305, ariko ku ikubitiro hakazabanza kuza basi 105. Izo basi rero yaba ari uruganda ruzikora, yaba uburyo bwo kwishyura nabyo bigeze kure, ku buryo twizera yuko mu mezi make urumva hazamo gukora basi. Ntago ari ikintu ugenda ngo uhite uterura, ari ushaka bisi 100 nawe utanga komande zikaba zakorwa. Leta iravuga ko byibura bizafata amezi ari imbere izo bisi zikabona kugera ku butaka bw'u Rwanda. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta iheruka igaragaza ko mu modoka zakoraga hagabanutsemo imyanya 3,000 abagenzi bagombye kuba bicaramo. Minisitiri w'ibikorwa remezo yadusobanuriye ko kuva mu mwaka wa 2018 bisi zitwara abagenzi zatangiye kugabanuka kubw'ubushobozi bw'abatwara abantu n'ibintu. Ikibazo cyaje gukomera ku mwaduko w'icyorezo cya COVID-19, aho abakoraga muri urwo rwego ubushobozi bwakendereye. Kugeza ubu cyane mu mujyi wa Kigali, buri muhanda ufite sosiyete itwara abagenzi igomba gukoreramo, kandi ibirenga ikabihanirwa. Hari sosiyete ya Royal Express ikora Kicukiro n'ahandi, KBS Express ikora Remera, Kabuga n'ahandi, na RFTC ikorera za Kimironko, Gatsata n'ahandi. Zose zihurira muri Nyabugogo ari naho zihagurukira. Ibi byo guha abashoramari imihanda byatangiye muri za 2013 kuri Bwana Frank Habineza, depite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, icyarimwe n'umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Asanga icyo yise imikorere yo kwiharira isoko mu gutwara abantu n'ibintu biri mu byazambije uru rwego. Imihanda yo mu mujyi wa Kigali yahawe amasosiyete amwe namwe, uvuga ngo niba ari kuva Nyabugogo za Kimironko warabemerewe kuhakorera gusa. Niba ari kuva Nyabugogo ujya ku Muhima cyangwa se kuva ku Muhima ujya Nyamirambo cyangwa se kuva mu ujya Nyamirambo ujya Kabeza, ukintu uvuga ngo ubwo iyo bahaye imodoka imwe igomba kubatwara iyo sosiyete, imodoka zayo zishize nta zindi zihari, abantu bagomba ku murongo. Mu bintu twasabaga nuko ibintu bya monopole muri transport babikuraho, bakareka n'abandi bafite amamodoka cyangwa izindi sosiyete zikaba zajya muri uwo muhanda, bakareba n'ukuntu bakongeza amamodoka. Abayikorera ku giti cyabo bakemererwa kuzana amamodoka, nabo bakajya muri iyo muhanda nabo bagakora, aho kugira ngo ufate sosiyete imwe runaka rukumbi uyu muhanda
kandi afite imodoka zishobora kuba zahaza uwo muhanda. radiyo ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abakora mu mirimo yo gutwara abagenzi ngo batubwire imbogamizi bahuye nazo zatumye batabasha guhaza abagenzi. Gusa iyo utambutse hirya no hino nka Nyanza muri Kicukiro ndetse no ku Murindi wa Kanombe uhabona za bisi zamwe mu masosiyete atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali bigaragara ko zitagikora. Abakenera gutega ibinyabiziga nabo ntibabura gukomeza bagaragaza ko hagombye kugira igikorwa. Ikintu mbona leta yakora uretse kuba wenda yagira ubundi buryo iganiramo n'abashoramari bakabasha kuvugurura ikintu kijyanye na transport, ko kugeza ubu biragaragara ko muri transport abantu batakaza umwanya munini cyane mu gihe cyo gutega imodoka. Bifuza ko bashyira amataxi menshi mu muhanda bigahinduka umuntu ntajye yirirwa arara muri gare. Ubutegetsi busobanura ko muri bisi buteganya kuzana mu mugambi wo gukemura ikibazo hazabanza kwinjira izikoresha mazutu ariko nyuma hakazinjira izikoresha amashanyarazi mu mugambi urambye wo kubungabunga ibidukikije. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.